babigire free umwana ni uw'umuryango ntabwo umwana ari uwa leta trust me umukobwa si uwa leta ni umwana w'umuryango bashaka ko bayibanaho ako kantu bakubwiye yuko katakubuza bikakubuza wagenda ukumvikana kugenda umubwire soba uko ati aka kantu urebye rino tegeko bashyizeho urabona kambuza gukomeza kwitegurira wayimura gute mu myaka 35 40 ku buryo umera nk'ukarindagira nyine ufite iyo myaka ari ibintu kandi nabyo ukabyuzuza nk'uko bana babyuzuza byagenda bite nta kintu nakwitara nabyo twavugaga kera ni wowe gusa kwiza ngewe nawe noneho nakaramata mpaka ngushyinguye ngashyiraho igitaka numva ko nawe uzapfa mbere bakubwira ko urumva hari umwaka dufate amezi 9 yo kugira gute yo gutwita sibyo mu gihe nabwo wasamye 3 akavaho ukabara imyaka 2 kugira ngo umwana abacuze sibyo nyibyaro okay ikaze mu kiganiro Queen of Hollywood dukurikira kuri Genesis TV 387 y'i Canal Plus. Bon après-midi. Bon après-midi. Nihe igihe cyo muri relationship gihurira n'igihe cya relationship kamana n'ubino kwiyonera. Nihe igihe cyo muri relationship gihurira n'igihe cya relationship. Ngiki nanubu nawe ndacyo bareza. Ese ni ikihe gihe ukwiye kwitaho cyane igihe cyo muri relationship n'igihe cya relationship hano bashatse kuvuga ntabwo yacyumva mbese dubaye relationship igihe cyo muri relationship ni cya gihe wowe umarana n'umukunzi wawe utitaye ku myaka bavuga ngo niyo ya relationship so hari nk'ubu wowe ngewe ugiye muri relationship ubu ngubu ni igihe cyo muri relationship yawe ukavuga uti ni igihe ngezemo cyo gukundana n'umusore reka dutangire relationship ukagira agaciro hakabaho n'igihe cya relationship rero ni ya myaka tuvuga y'abatoya ugasanga nk'umuntu wayirenze akazi yavuga ngo ibyo ngibyo narabirenze reka ubu nzaza mbita ngenda direct mu mama ngaho nyine niyo ase ubundi abayinjira hehe ko nta muryango yibuze bari ari nk'umuryango wundi bavuga ngo wa Yerusalemu ku buryo abantu bagenda binjiramo iyo ngiyo niyo dusigaye tuvugamo iyo ngiyo pati mbega igihe cyo muri relationship nicyo gasirabo nawe igihe cya relationship ni ikihe gihe ukwiye kwitaho cyane rero gasira ni nk'iki ni icyo nyine muri ibi bibiri hari icyawe ngende babyeze bize ntabwo ni igihe abantu bitandukaniye hari imyaka bavuga nyine yo kurambagiza no kurambagiza akenshi usanga ya myaka ni imyaka abantu bakiva mu gihe cy'ubuto binjira mu gihe cy'ubukuru kugira ngo bakurane nyine noneho hakaba n'imyaka yo gusaza aribwo abantu batangiye gukora bya bindi byakorwaga n'abana bavuye muri adolescence kuko adolescence igushyushya ikwinjiza muri kiriya gihe nyine noneho ugasanga nk'ubu iyi myaka nagize ni ukuri shaka basirabo ndope ubu ntabwo wajya wowe nagize mbere yawe ugasanga ubu nibwo ugiye gukora ugiye kujya mu gihe cya relationship n'ibyo bakoramo byaba abana bavuye muri adolescence ariko rero reka nkubwire icyo gihe iyo tukijyamo cyo kujya muri relationship twebwe bakuze ni impamvu tutayijyamo nka kuriya kw'abana by example cyangwa kuyenjoyinga uba wumva icya mbere ubizi donc mwese mwarabiciyemo mukeneye ibintu by'abantu bakuru bifite intego bifite umurongo nyine bifite gahunda nk'ubu by example nkanjye ubu ntabwo ukahita uza kuvuga ngo ntabwo umuntu yaje ntabwo umuntu yaza Christian akaza ati gasira abona arakwishimiye ndagukunda ndumva ashaka ko tumenyana tukajya muri relationship ni byiza nkabona icyumweru cya mbere ariho aragerageza nyine gukora nka kwa kundi kw'abajene twasohotse gusa utujambo amagambo nyine I love you utugifti yego n'ibyo nyine ibyo sava je vois que tu m'aimes nyine unkunda nyine gira icyo uvuga nyine kuko icyo twese dushaka twese dutekereza turi bakuru icyo dushaka ni urugo
so kuki atari kuvuga rero urugo ntabwo uvuga ngo kameme biriya c'est bien n'igihe icyo ari cyo cyose tuzatubikora maybe nitujyana mu rugo tuzatubikora ariko iki gihe tugita umwanya par exemple niba afite 40 time nyine justement nicyo utaratubwira time nyine ni ukugira ngo wenda par exemple mbyare nyine oya banza dusubize mbere yo kujya kuvuga izo ngizo ngo ibidafite umwanya n'ibidafite umurongo n'ibiki impamvu bitawufite bidafite umwanya nuko umwanya wabyo watakaye icyo nicyo cya mbere niba umwanya waratakaye igihe umuntu akwiriye kwitaho ni ikihe ni igihe cya relationship ntabwo ari igihe cyo muri relationship bitandukanya igihe cyo muri relationship nicyo uri kutubwira n'igihe cya relationship iyo uri mu gihe cya relationship ntabwo ushobora kumva kuri guta umwanya ntago ureba sinzi niba ushoboye gutandukanya biterwa ariko n'ibyifuzo by'umuntu oya umuntu uwo ari we wese wowe urimo kuko iyi ni relationship the project umuntu wakwimariya ashaje n'umuntu wakwimariya akiri muto bose ni ukwimariye ubu uyu munsi hari abana urusha imyaka bazaba bakurusha imyaka y'urushako cyangwa se imyaka relationship avuga ati ngewe n'umugabo wanjye tumaze mu myaka 17 muri relationship mu gihe wowe uzatangira wenda kubara iyo myaka mu gihe tutazi icyo ari cyo none urumva igihe cyo kwitabwaho ari ikihe cyakabaye ari imbere ariko ubu ntabwo bishoboka nyine ntabwo turi kurebera kuri wowe igihe cya relationship n'igihe cyo muri relationship uko kingana se cyangwa wowe icyo twakabaye duhitamo ni ikihe cyakabaye nyine umuntu ahitamo kuba yajya muri relationship oya urabona urahari wowe n'umuntu muri relationship sibyo ese muraza kwita mu gihe ngo ino relationship yacu ngo urabona ngo ntabwo igomba kumara igihe cy'umwaka ntabwo igomba kumara igihe cy'imyaka 2 ngo turi kubona ko igihe cyaradusize ibintu byo kuzambwira ngo twasohotse ntabwo ari kumbwira ibintu bifatika ngo mbere watubwiraga ntabwo ndabona naza mbwira gahunda iyo ngiyo tuhite dukomeza wowe ukuvuga ngo ibi ngibi noneho nta mwanya wabyo bigihari kumva ese icy'ingenzi ni iki ni ukuza kwita kuvuga ngo nataye umwanya ibi ngibi ntabwo nzabikora cyangwa ndenjoyinga igihe ndi kumwe n'umuntu naje kwita kuvuga ngo hari igihe nataye hari ibigomba kuba bikurikiyeho nonaha n'iki 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 kubyenjoyinga ntabwo icyo gihe wanga kubyenjoyinga ikibazo icyo turi gushaka kuvuga ese ni hehe wa nyine ikibazo gasirabo ntabwo arumva gutandukanya icyo turi kumubaza hano kesi kiravuga ngo nihe igihe cyo muri relationship gihurira n'igihe cya relationship hari igihe cyo muri relationship hari n'igihe cya relationship ese ni ikihe gihe ukwiye kwitaho cyane icyo umuntu akwiriye kwitaho muri ibyo bihe bibiri igihe cyo muri relationship n'igihe cya relationship igihe cya relationship igihe cyo muri relationship wowe ni igihe cyo muri relationship kubera igihe impamvu ni ukubera yuko ni njyewe uri kugirana ibihe n'uyu muntu sibyo ndi kujyana ibihe n'uyu muntu ibyo turi kubaka izo memories gutyo ntabwo nzajya kwita kuvuga ngo reka nk'urugero reka twihe igihe cyo guteretana igihe cy'umwaka ngo noneho ngo tugendere ku mwaka si umwaka urangiye disi ari ibintu wenda tuzatwaganira n'urugero si umwaka urangiye disi ari ibintu twagiye gute ugasanga turi kuri pressure ya time ho kugira ngo twenjoyinge romoma uyu munsi turi kwenjoyingamo gutya nonaha nkumva ari ikintu cyaba cyiza ari uko nakwita cyane ku gihe ndi muri iyo relationship ndimo kwita oya rwose aho ngaho tuje muri sense ushatse kubivugamo itandukanye na sense narindi kubazamo sense nabazagamo ni igihe cyo muri relationship ni icyo gihe moment uba uri kumwe n'umuntu akaba ari yaha agaciro hakaba n'igihe cya relationship igihe cya relationship hari imyaka tuzi y'abantu bagomba kuba bari muri relationship icyo nicyo njye navugaga ko nacyo ni igihe ni igihe cyagenewe relationship impamvu uyu munsi mwumva nta mwanya uhari nuko cya gihe mwagombaga gukora ibikorwamo bitakozwe ngo birangire ni nko kuba
warakoze proje ntirangire none igasigara igutwara umwanya mu gihe itakabaye igutwara umwanya byakabaye byararangiye uyu munsi ntubu ukiri mu bantu bari kubaka uri kiri muri bantu uri kubeshya ngo mu gihe cyo muri relationship kuko nufata igihe cyo muri relationship cy'umuhungu gitandukanye n'igihe cyo muri relationship cy'umukobwa kuko urashaka kwenjoyinga utitaye ku gihe ngo mutware umwaka nta kintu muganiriye mu gihe we imyaka iri kumurenga kuko wazajya muri menopause atakibyara kandi wowe ugitera inda ibi bintu muze kubitandukanya iki gihe rero icyo tube tukiretse tubanze tuze muri iki ngiki cya mbere igihe cya relationship niya myaka y'ubuto urumva hari ukuntu tugera hari imyaka tujyamo hormone zikasa nkaho aribwo ziremye ariko ziba ziturimo noneho ya myaka umubiri uba ushyushye 16 20 kuza kujya kuri 25 ubu usanga ibitekerezo by'uwo mwana n'uyu munsi niyo yaba ashaka akazi cyangwa ashaka amafaranga ariko icyaha umwanya munini mu buzima bwe ni relationship bivuze ngo iki ni igihe cya relationship kuri buri wese ugize amahirwe rero icyo gihe wenda ukakikora neza ku buryo wa mukunzi wawe aba hari mukimariye iyo proje ikaba closed noneho mugumana muba mu gihe cyo muri relationship mwubatse mu gihe cya relationship hari igihe cya relationship mukayubaka get married noneho mukinjira mu gihe cyo muri relationship nta pressure mufite ariyo muvuga ngo muri iyi relationship yacu dushakamo iki dushakamo inzu kuko nimwe muyibamo mukayibamo ariko mukundanye kuko iyo mudakundanye muratandukana mukayisenya bikarangira sibyo aha niho biza gutandukana rero n'ibyo mwavugaga uyu munsi Gasirabo nubwo wavuga ngo ubu ngubu nta mwanya ufite ya relationship yes ariko ufite umwanya w'iki niba udafite umwanya wa relationship en fait uba wumva ibyo bintu nyine ufite umwanya w'akazi ufite umwanya w'akazi oya ntabwo uba ubizi kuko ubimenya n'ubirimo wabaye successful muri cyo wagize success muri iyo relationship mu gihe wabikoze ugafailinga ntiwubake nk'uko abandi bubakaga mu ngana muri icyo gihe ntabwo uyu munsi wavuga ngo urabizi kuko kuba umenya ikintu n'igihe wagikoze kikemera kikagerwaho bipfira mwebwe ahubwo muri kwitiranya relationship na keya two tuntu dukorwamo turiya ntabwo ari relationship isano uwo mubano ry'umubano wawe n'undi none se ubu ko hari abantu mufitanye umubano ukaba ubahamagara rimwe nko mu mwaka cyangwa se kuri Noheli cyangwa kuri Bonane cyangwa ya anniversaire ukaba ari bwo umwibuka indi minsi ukaba waza kugwa kuri stati akaba ari bwo uvuga cyangwa se n'unabivuga bivuze ko umubano udahari ubu bivuze ko kubera ko utakibana wenda na petite sœur washatse yuko mutagifitanye isano cyangwa umubano wanyu wa kivandimwe none se icyo rero impamvu cyabayeho ku bavandimwe nuko mwavutse ku mubyeyi umwe cyangwa se umubyeyi akabashakira isano mu gihe rero nawe ugomba kuryishakira none ukabona gutangira kuba mu gihe cya rya sano ntabwo ushobora kuvuga ngo uba mu gihe cya relationship kandi utayirimo utarigeze hagomba kubaho igihe cyayo icyo gihe cyayo nicyo kintu kigukostinga ngo turamara imyaka ingahe kugira ngo tugere aha iya myaka rero iyo umaze gukura ntabwo uba ugifite umwanya wo kuyita kuko hari icyo isi idusaba bikurikije imyaka twinjiramo nk'uyu munsi umuntu arimo kuririmba ngo joyeux anniversaire ariko imyaka ninjemo hari ikindi kintu isaba gitandukanye n'icyo nari nsanganywe mu bundi buzima maze mbayeho yaba ari mu buryo bw'ubuzima health hari icyo gusaba yaba mu bitekerezo bakubwira ngo uyu muntu ufite imyaka runaka yakaba atekereza gutya kandi nta hantu ujya kubivoma ahandi ukavuga nk'ikintu ugahita uvuga ngo uri gutekereza nk'abantu b'imyaka 15 uri gutekereza nk'umwana kandi ufite iyo myaka urumva rero ugomba no kwiyadapta urumva ko ugize anniversaire ugomba kwiyadapta nyine ibitekerezo bikagendana na ya myaka ufite n'ubuzima busanzwe urumva umubiri wo ugenda umanuka usubira bwana cells zipfa mu gihe wowe kandi bagusaba ngo wowe uzamure capacity uribaza rero nko muri iyi myaka yacu kuvuga ngo ufite umwanya wo kwita kuri ubwo buzima bwawe bwa buri munsi utari busubire hasi no kugira ngo uvangemo bwa buzima
buba bumeze nk'abantu nyine bimwe tuvuga ngo baba bararindagiye bwo kurindagirana nk'abana ukabona umwanya w'izo ndabyo ukabona umwanya wo gusohoka umwanya wo kujya kubyina kandi ukabona n'umwanya wo muri ya aje yawe yo kwibeshaho ko cyagiye byibuze bikora gugitaha kwa papa na mama aribo bakugaburira ariho uryama ntawe ugusaba kwishyura inzu ntawe ugusaba ay'isuku nacyo kimwe bagusaba ay'umutekano imisoro nacyo kimwe bagusaba aho ufite umwanya wo kubaka ya relationship ni igihe cya relationship nyine bagukorana nk'umwana uyu munsi rero ntabwo uri bugende urindagirana n'umuntu nta mwanya kandi hari ibintu uza gusabwa ubwo rero byaza kuba byuzuzanya ubwo wenda iki ni ikihe gihe ukwiye kwitaho cyane ubwo kugira ngo byibuze ko isi yanjye muyumve bigusabye amazi naninyiri kuyigira kugira ngo tuyumve urumva igihe gikwiriye cyo kwitaho cyane ari iki igihe cya mbere ni icya relationship ni igihe cya relationship kuko ni ikintu n'igihe cyacyo kuko nk'abantu bubatse urugo muri 25 zabo ntabwo uyu munsi bari bata umwanya mu kubaka relationship kuko bo bamaze no kurenga igihe cya relationship bari mariye nk'uko Gasirabo ari kuvuga we yagita cyangwa Pole yagita uyu munsi usanga nyuma y'iyo myaka ni igihe ufite ya masaha angahe 8 cyangwa 6 y'akazi ako kazi uri gukora ntago karangira n'ejo kazaza nyuma y'ako kazi amasaha yagiye yo kugira ngo nawe ugire ibindi bintu ukora uyu munsi tugize mu isi ugomba kugira byibuze ibintu 2 cyangwa 3 ukora kugira ngo bishobore kugufasha kwishyura bya bintu byose ukeneye mu buzima niba ukeneye new project nkunda kwibwira abantu turi kuganira ku bintu bya business iyo uri gupanga new project shaka ahandi hantu ukura income ya project kuko nukora muri ya yindi wari ufite nabyo bwa buzima wari ubayeho cyangwa byandi wari ugezeho nabyo birahagarara so it's something new ushaka new project bingambiraga ngo mpange uyu mwaka nuko nyishakira n'izindi nzira cyangwa se nkaguba maintaininze izo nari zanzwe mbayeho niba nta kintu birongera so ni kimwe rero na relationship uyu muntu ntibamusaba y'inzu uri munsi y'iyo myaka ukiba mu rugo ntibamusaba ibyo kurya oya nibyo kwambara baramwambika ntibamusaba imisoro nta kintu na kimwe igihugu kimusaba uretse wewe kumusaba yuko bamushyiraho amafaranga akiga agakura akagira ubwenge nta nshingano ziremereye ikindi rero n'umubiri we nta kindi kintu uza kumusaba uretse ya relationship kuko ibiryo hari mama umubwira unaze kujya utariye none se wariye byinshi ariko se ubu uzakurara baracyari no kugutegeka gukura ugomba kurya ukabyibuha oya jya muri siporo umwana wanjye ajya muri siporo disi mumutekere papa araza ati ego mana yanjye se wowe uzaba umugabo gute kandi utagira urumva hari abantu bandi bakwitaho ariyo mpamvu usanga wowe ubona umwanya wo kwita ku marangamutima yawe no gusharinga urukundo ntabwo wambwira ngo ntufite icyo kurya ngo urajya kuvuga ngo hari umuntu mugiye gukundana ntabwo byakunda ntabwo waba ufite ahantu hakenewe imisoro ngo uvuge ngo ufite umwanya wo kujya gusohokana n'umuntu ngo muganire ku marangamutima yanyu kuko love nta marangamutima kandi ni ibintu bifite imbaraga kurenza ibindi bintu byose bishoboka bivuze ngo rero tugomba gushaka igihe cyabyo kandi ni igihe cy'ubutoya mu gihe utarafata charge z'ubuzima bwawe mu maboko yawe hakiri abandi bantu babigufatiye noneho babantu ni nabo bagufasha kubaka ni nabo bagufasha kubaka kuko ngo ngewe uriya muntu naramushimye ni mu munshyingire mumfashe uzarebe bakubwira ko imiryango ariyo ishyingira abana ikabubakira icyo gihe rero muri cya gihe uba ukiri muto baguharaye bagufasha ubyara bakaba bahari umwana yarira bakamugufasha ugasanga umaze iminsi y'amezi 3 y'umugore wabyaye hari abantu bakigusura bakiguha amakado nyine abantu bose bari hafi yawe baza kuba iwawe ibintu nk'ibyo utabeshye mu myaka 40 ntacyo wakora ikibazo muri icyo gihe ntabwo wumvaga ugifite time niyo mpamvu rero duhari nyine mu kiganiro ngo tujye tubibwira abashobora kubyumva kuko nureba urasanga time wari ufite yose wayitaga inyuma y'umuntu ukundana nawe gusa
hari ikigare cy'abasore hari n'umukobwa runaka muba muganira nabo kandi nibyo bintu baba baganiraho ni ugusa neza ukaba niba urukweto rusohotse ni ukuba rufite kandi nyuma ko rufite nta yindi project iri inyuma uyu munsi rero muri iyi myaka y'igihe cyo muri relationship mwebwe muri kuvuga rero igihe cyo muri relationship ni ukuyubaka turubaka gute kugira ngo tugume turi safe none se njye nawe turabaheye njye nawe se turarya iki njye nawe se our project imwe bavuga birazo wabikora ukiri iwanyu n'undi akiri iwabo kuko wa wundi araza mufatanye kubyubakana ntabwo muri buze kubaka amarangamutima ko murayafite mose musana ibintu mufite gute so igihe rero gikwiriye ni igihe cya relationship kuba ubundi time management ni uko ukora ikintu mu gihe cyacyo iyo ikintu kibaye mu gihe kitari icyacyo kiba kibi cyangwa se kikagira ikindi cyangiza urugero ni nko kuvuga ngo ndatashye kubera yuko ari weekend ni dimanche naruhutse ngiye kurara ndeba agafilme mfite agaseri nijye ukunda seri ngiye kurara ndeba seri kugeza mu gitondo kubera yuko ejo ni dimanche dimanche ukabyuka utinze kubera ko ijoro ryose waraye ureba uryamye amanywa nijoro utabeshye waba wubatse ufite iryo joro ukarira ariko uri singo hariya birakunda cyane rwose iyo udafite n'akazi birakunda cyane siko unakarebana n'uwo muntu kandi mutari kumwe muri kwitelefone cyane yakareba ukwe n'undi ari hariya mureba uti urakabonye gutya tuyingeze ntirahageraho bigeze hano gutya nyine nibwo buzima aha rero birakwereka ko ikintu n'igihe cyacyo hari igihe cyo kureba filime hari n'igihe kitari cyo kureba filime hari igihe cyo kureba filime n'igihe cyo kureba utareba filime hari igihe cyo kwiga n'igihe cyo kutiga so na relationship rero hari igihe cyayo kuko irubakwa cyambere imeze nk'umuntu relationship yacu barayitwita ikavuka ikarerwa igakura ikabyara ikagera igihe igapfa yivuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu igira iherezo cyangwa arapfa ya relationship ihindurirwa izina niba yari umukunzi wawe ubwo usigara ukiri single niba yari umugabo usigara uri umupfakazi irapfa so niba nayipfa nkatwe rero nuko ifite igihe cyayo igihe cyo kuvuka no gukura kuko kuvuka ni cya gihe utangira kwiyumvamo ya marangamutima noneho cya gihe umaze nk'aho umuntu bamugutwite ubu twita amarangamutima n'ayasharinga ninde nkunze n'uriya mukobwa n'uriya mutamubonye n'uriya muhungu namuhamagaye niyamvugisha buriya wasanga afite abandi bakobwa ku kazi nabonye bahari nyine ugahangayika yaza akakubwira ati nta wundi ni wowe ukabura yabyara ukabyara relationship amarangamutima agatuza mukagendana aho ngaho agakuraho ko mukabanza mukamenyana ukunda iki wanga iki siko bigenda icyo yanga kumva nta muntu wakimukorera nk'umwana nyine bigakura bikagera igihe no mukaba strong akazabyaramo abandi bana bavutse kubera amarangamutima yanyu relationship nayo ibaho noneho mbwira rero ushatse kuvuga ngo igihe cyo muri relationship utafashe igihe cya relationship none se ni gute wafata ikintu kiri mu gihe kuvuga ngo ibintu byabaye muri 2024 kandi 2024 bitabayeho ntabwo bishoboka 2024 uyu mwaka ni igihe cya 2024 ariko none ni igihe cyo muri 2024 n'ibikorwa byabaye muri 2024 none akaza n'igihe cya 2024 ari wa mwaka nk'ubu ntushobora kuvuga ngo nk'ubu dusimbye twajya muri 2026 bakavuga ngo 2025 twayisimbutse se kuba ibyo bitajya bisimbuka ubundi bakayisimbuka icyo gihe ntabwo twayibara it's the same as relationship igihe cya relationship nugikoresha neza uzabona umusaruro muri relationship ariko nugikoresha nabi igihe cyayo cy'imbere ibikorwa bya relationship bizaba bibi ariyo mpamvu tumva ko wafata umwanya ni ukuri buri muntu wese ku isi aho ava akagera akeneye igihe cyo muri relationship kuko niho uryoherwa nayo nibwo uhaza amarangamutima
yawe ni cya gihe mwasohotse nta pressure ugasohokana n'umukunzi wawe nta pressure yo kuvuga ngo ntahe burije amasaha ubuse ko duhuye 30 ibindi tuzabisubukura ryari nari ngikukumbuye ibaze guhura n'umuntu ugataha ukimukumbuye urukumbuzi rudashize ni ikibazo icyo rero nicyo dusarura muri ya relationship nicyo gihe cyo muri relationship ariko icyo ngicyo iyo gihuye n'igihe cya relationship ni ukuri iyo relationship yawe cyangwa se urwo rukundo rwawe ntabwo rugira amanka ngo ngende ndumva nkumbuye ngo ndumva uricara nkatwe tuba tumaze imyaka 17 ukicara ukavuga ngo nkumbuye ngo bya bihe bya kera none ukahita mureba ubundi ibi bihe dukumbuye kuki umunsi bitaboneka ugasanga icyo gihe mwari babiri uyu munsi muri batandatu nkatwe twari babiri turi batandatu icyo gihe charge nari mfite n'izo yari afite inshingano zari nkeya uyu munsi zabaye umutwaro ntabwo navuga triple ko zirarenze zari ugasanga that moment noneho kandi ubwo mukumbuye ibyo bihe kuki mukumbura ibihe kandi mubana kandi muri kumwe da place yari hari n'ubiracyahari ntago bahasenye haracyari kubera iki mwemereye kubikora nta tegeko ribabuza ko icyo gihe nibwo byari bibujijwe uyu munsi rero ariko mwumva mukumbuye that time kuko yabayeho wibaze rero wowe nk'ubu gasirabo niba udashaka musohoka ngo nta mwanya wari ngo ari ibintu ikintu muri kubura muri byose ni igihe washaka kutayinjira mu mago nagera mu mago tuzabigenza udashaka kwita ngo next icyo mwita amago cyangwa urugo rwubakwa n'iyi relationship nuko habaho igihe cya relationship mugakora ibintu byo mu gihe cyo muri relationship bikabyara urugo kasa ubu nasakoresheje kwa anniversary bivuze ngo igihe cya relationship nicyo kiri konti cyane ni nko kuvuga ngo igihe cyo kwiga cy'amashuri ejo bundi twari turi kumwe n'abantu none turi sinzi ibintu twicaye baravuga ngo nyine siniki bari bashyizeho comment bavuga ngo nyine by'amashuri bavuga ngo ko bazana ikindi kintu cyongeye ko bavuga ngo abantu bajye kwiga noneho umwe muto twe kubahita avuga ngo nk'ubu queen kankweshe queen nk'ubu queen love akavuga ngo asubiye kwiga umwanya wawe n'amafaranga yawe yose kubera iki hari imyaka yo kwiga n'imyaka itari kwiga nubwo tuvuga ngo abantu bahora biga wakwigishwa n'isi wakwiyungura ubundi bumenyi ariko wa mwanya wo kwicara muri class ndahamya ko uyu munsi on your age utabona umwanya wo kwicara muri class nk'umwana muri segonderi ngo ujyeyo mu gitondo utahe nimugoroba kubera iki igihe cyayo cyararangiye ayo masaha nayo gukora kugira ngo ubeho ariko cyagiye uri ku ishuri hari undi muntu wakoraga kugira ngo wowe ushobore kubaho niba wowe udafite ibindi byo gukora n'ubundi ntabwo bikubura kuko atari cyo gihe cyawe ntabwo ushobora kumbwira ngo uyu munsi gasirabo nawe ndetse wabona amasaha yo kubyuka mu gitondo ukajya ku ishuri nk'uko primaire na segonderi biga ukageza nimugoroba saa yine ukajya muri recreation saa sita ukarya basigaye barya ku ishuri saa 9 agakereya saa 10 mugataha noneho ntabwo buri kintu n'igihe cyawe noneho uyu munsi iyo umaze gukora nibwo uvuga ngo ese ko ngiye kongeraho rino somo wenda muri masters cyangwa PhD sibyo niyo yaba ari short courses iyi ngiye gufata aya masaha yego including muri schedule yanjye amasaha ariyo narebye mu minsi ishize ngo niba nziga na amasaha magana ngahe kuri online niba ari 420 none bayagabanyamo bakaguha makeya ugasanga ni imyaka runaka noneho ayo masaha ukavuga ngo ndayatanze hari ibyo wigomye kuko wari usanzwe ufite amasaha 24 n'ayandi ntabwo avaho ayangiye kuyashyiramo hariya kandi hari n'amafaranga wongeraho noneho kuko urakuze ufite n'ubwenge iki kintu kizamarira iki nyuma y'iyi myaka ngiye kumara nyiga mu myaka izakurikira ese kizamfasha mu kubaho
kubera ko hari ibyo wenda ari byo nize bya primaire uyu munsi bidashobora kumfasha n'ibya segonderi wenda ndi gufashwa n'ibya university cyangwa se masters ibindi byamfasha icyo gihe cyangwa uri gufashwa niba bitazamfasha rero rusange cyangwa ubumenyi rusange niba ari ubumenyi rusange nkeneye kwagura ubumenyi rusange mu gihe icyo kintu kitazagira icyo kikumarira ntabwo ugomba kugitaho umwanya noneho ngaho mbwira ukuntu wambwira ngo relationship ntabwo ushaka kwitaho umwanya kandi ushaka kubaka urugo rwose urugo ruzubakwa n'iki ntabwo urugo ari uko harimo umuntu gabo n'umuntu gore ibyo ntabwo byitwa urugo kuko ahantu hose no ku kazi hari masculine na feminine ntabwo byitwa urugo iya relationship niza kubaka rwa rugo ariko mbwira ukuntu umuntu isi iyo nzu yo ibikeneye nanone nayo nyine iyo nzu ni urugo rwanyu urwo rugo rwanyu nyine iya relationship biragoye rero ko mutangira kubyumva gutyo mu myaka mufite basiba ibintu ukeneye n'ibyo ushaka basiba realite se reka nubwo mwabyibagiza tuje mu mutwe wawe biraza kereka mwafatanya gahunda yo kubana noneho mugatangira relationship ariko ubu ngubu ni imbere nyine n'ubundi mbere yo kubana urumva bya biki mwumva mubana bya ko naho hahita hazamo izindi responsabilité n'ibyo ndi kukumva niyo mpamvu uzabona abazungu bagira ikintu kubera gukunda ubuzima bwabo akagira ikintu akakubwira ngo turabana ntabwo dusezerana cyangwa se turasezerana ariko ntabwo tubyara urubyaro akaba ari ikintu mwapangiye turabyara umwana umwe gusa uwo tumurere akure birangire kugira ngo tugumane ubuzima bwacu icyo gihe wa mwana iyo asinziriye umwe ntabwo bimeze nk'abanjye bane uriya ntabwo basinzirira rimwe uriya icyo akubaza anifuza si icyo uyu nguyu agusaba bimwe atarasinzira arakangura uyu kugira ngo akangure uyu ni uko wakipfusha ukamushukura agomba gusaba ati none ko byanze gusinzira utifunga amaso niko bajya bambwira akayafunga ngo ko nayafunze bikaba bitemera ashaka komeza yafunge biraza kizabibahe akatavuga ngo nayafunze cyane nabikomeje kandi byanze ntabwo ari kimwe na wundi umwe none baza wa wundi noneho ari umugabo n'umugore kuri bya bintu byabo bari kumva ko bazubaka mu gihe cy'imyaka 10 wenda mu myaka 10 nibwo bazaba bageze kuri project wenda y'inzu niba ariyo bifuza bagafata iyo myaka 10 bakaba ari babiri nta kindi kintu ikiza kindi nyuma yuko ya projet iri a long terme kura ko bari kugenda wenda basevinga muri 5 years tuzagura ikibanza muri 5 years nibwo tuzatajya kugenda twubaka baranabipanze urumva nyuma y'icyo kintu gisigaye ni igiki love kabisa biragoye rero noneho first love kubera umwana wa mbere second love wa kabiri third wa gatatu wa kane ukaza gushyiraho wa wundi ugashyiraho na za bezo zindi ukeneye nazo kandi zatwaye amarangamutima ni ukuvuga ngo rero uko tujye kugenza ni uko ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri biri bubeho ubuzima ntiburi buveho uraviva bwa buzima nyine usanzwe ubamo ariko harabamo ibyo bita management cyangwa se n'icyo na plan yawe ya mbere ni ukuvuga ngo iyo ufite projet nyinshi haba ari iri important cyane kurenza izindi ubwo iri important turayigira iyihe nyine niba ari tuvuge ngo wenda ufite akazi sibyo ufite wenda naho uri gukodesha uba ariko igihe cyo gushaka kirageze par exemple reka tubyite ko kigiye kigeze akiri muto ibyo ngibyo ndabifiteho ikibazo ubwo ndi kureba ukuntu byagenda none mvuge igihe cyageze cyangwa se cyararenze reka none icyo nakagombye gushyira imbere reka nshireho relationship ibi ntabwo biri buveho ariko hari icyo ndi bushyire imbere kuko ndi gushaka kubaka wa mubano urambye noneho wa muntu naza numva aho ngaho habaho ikiganiro hagati yanyu mukavuga ngo yego ufite umwanya muke nanjye mfite muke ariko ni gute turi bwubake kiriya kintu kuko nicyo kizatwubakira imyaka yose icyo rero nicyo twahereho cyagiye kare ndi kuvuga twasanga tutari kuyoborwa icyo gihe turetse tureka yamvi y'ibyo dukeneye cyane ntabwo biri bubikure none se gase wowe ushobora kuvuga ngo hari ibyo ugiye kureka ariko wa mutipe uramuga ngo nabireke gute kandi nagera mu rugo bizahita byiactive cyane kubera iki imyaka yaragiye bizahita byiactive nagushaka murakundanye wenda umwaka umwe ibiri yewe n'uwa gatatu
ego murabaye kandi wambwiye ngo kandi irageze nyine ariko nyine kuko ntabwo igihe cya mariage kibaho nta kibazo mariage ku bana seremoni ntabwo ibaho vuga ngo igihe ntarengwa ni iki nta kibaho n'igihe ufite imyaka kuko hari igihe byakura ikibazo gihari ni relationship wumva ko uyu muntu muzagirana relationship nk'uko twari tubivuze ariko idafite ikindi kintu kiyihishe inyuma igomba kubyara uracyafite time rwose biragoye nk'uko ukavuga ngo nta bintu by'abana ushaka ni umuntu tuzakundana twamara igihe tuzabyumvikaniraho tukabana tugasezerana nabonye noneho by'imitungo no kuvanga umutungo cyangwa kuvangura bizajya bibera kwa noteri mu byumvikaneho ntabwo bazongera kubitangaza mu ruhame hari ibintu byavuyeho nta nubwo muzajya gufata kuri darapo titifu ntuzajya uyifataho ubu ntabwo uzakora ku idarapo ibaze ntayikozeho pore ubu koko mwe mwatinze yewe ku biriya bintu wabaga wemeye ngo uzajya uyirifataho mwebwe ntimwemere kurikoraho kuko mumaze iminsi murikinisha turitenguha mumaze n'iminsi murikinisha munaritenguha byose birimo ugasira buriya njye nabuze amafoto yawe yo ku idarapo wumva gutinda hari n'igihe uzatinda ugasanga nabyo byavuyeho hari ibindi bintu bazatubwira ati mujye gusinya hari ibindi bigenda generation inyuma y'indi myaka n'icumi igize cyane ko tekinoloji bize yabibera online ngo nacyo twe mwaremeranyije se muzabana tusaho imyaka 10 nanjye nzaba nshyingira ati nacyo kiganiro bikarangirira aha ati nyohereza linki waramukunze yego nawe waramukunze yego wakurikiye inyigisho zanjye yego nawe yego iwanyu barabyemera nta mpamvu yo kugera ku murenge oya ni urukundo ubwo umurenge bagasinya nyine bizaba birangiye bizajya bibakonta birashoboka ko waba wiyibagije ahubwo bashobora kuba bazabiha abantu reka njye kwiga ndebe ko naba note uzi ikintu gihari hano kuri no topic yacu kugira ngo tugane no ku musozo birasaba ko ni kugira ngo bikunde nk'uko mu buto bikunda hari ibintu uza gukuraho icyo relationship ibyara abana ukunze kuvuga ngo ndakuze bihagije cyangwa se nta bana nzakenera kugira ngo niho umwanya uhagije wo kubyara uno mwana kuko uyu mubano ni wo unezeza wowe mbibutse ko relationship niyo yonyine uryoherwamo ntabwo uryoherwa ngo muri marriage kuko ko wasinye muri fiancaye haryoherwa amaranga umubano wawe nawe niwe utuma uryoherwa ntabwo ari inzu ntabwo ari imodoka ntabwo ari uko mwagiye ku murenge oya si nuko mwanabyaye iriya ni ikiza nyuma yaho mu gihe rero ukeneye uno mubano mwiza kandi uhoraho hari icyo uza kuza kwica nk'uko nyine twabivuze abazungu babigenza urabanza uvuge ngo ku myaka mfite nta mpamvu yo kubyara cyangwa se nimbyara nzabyara umwe ariko si project yo kubyara nyikuyeho ibintu byo guhita nirukira oya uyikuyeho urasa nk'uyikuyeho kugeza igihe wowe na mugenzi wawe muzajya kubona ari ngombwa cyangwa atari ngombwa kuko nushaka kuyishyiramo iyi ngiyi ubwayo irakurimita irabanza irimite wowe wibuke ko atari ugutwita gusa ngo wereke abantu ko watwise kandi wanabyaye ushyireho n'igihe cyo kurera kandi kurera birasaba amafaranga uzahangayika noneho uzajya mu rugo usange relationship nayo igihari yarasimbuwe no kurera abana aribyo bintu bisenya ingo iyo uganira n'abadamu benshi barakubwira ngo ni ibisanzwe nyine ni uko ngo ntabwo biba bigihari ngo nyine kubera iki kurera byararemereye birenza umubano babiri bafitanye babisimbuza kurera babisimbuza abana babisimbuza needs babisimbuza besoin babisimbuza ibintu byose none cyo kimwe kibaho bamera nkaho ari abantu babana ku gahato ariyo mpamvu divorce zihari kugira ngo rero uyu mubano nunawubona uzarambe nuko hari ikintu cya mbere zo gukuramo ikibyara kuvuga ngo mu myaka yanjye ntabwo nkeneye ikintu kinyihutisha kugira ngo mpitemo neza no mu mahitamo yanjye nubwo aba meza nanaryoherwe n'icyo kintu relationship iraryoha pe subira muri iyi myaka urasanga nta kintu cya mbere kiryoha nkacyo nta kintu na kimwe cyaryoha kurenza ibintu ibi byiyumvira umuntu aba afite muri relationship irakenewe ni ubuzima it's life icyo kintu rero nugikuraho kuvuga ngo nta rirarenga njyewe icyo nshaka ni relationship
kandi na marriage yabaho ikabaho kugira ngo mwemererwe nyine muri culture kubana muri babiri mwumva ko nta wundi nawe nta wundi muri safe noneho nabwo kandi mugumana ya relationship iyi ngiyi hari ibintu uza gukuramo urugero ngomba kwimariya mu myaka ingahe kandi impamvu ushyiraho imyaka ni ukugira ngo udasaza kugira ngo ushobore kugerayo utwite ubyaye ni uko ukuramo iki urubyaro n'urukuraho nukuraho urubyaro ubwarwo ruragukuriraho cya gihe ntarengwa kita kivaho totalma igihe ntarengwa rero kirahita kiba upfuye aho ngaho icyo ni ikintu nawe uzi ureba ikindi kintu cyatwaye amarangamutima yawe ibyifuzo byawe ni ibyifuzo byawe 3/4 ubikuremo usigazamo kimwe ku buryo 3/4 biza bikubaka ya relationship na mugenzi wawe kandi mukaba mufite intumbero imwe icyo gihe birakunda cyane cyane bya bindi muri buryoherwe uko mufite mu gihe mufite uko mungana mu myaka mufite byose bita uvuga uti wenda ni umubano wanjye nawe tujye ku maintaininga so turya gutya tunywe gutya turyame hariya kandi ibi ngibi bizatubera n'amasaziro ubwo ndi kubwira bibi ababi bagenzi banjye icyo gihe mukabyumvikanaho muzaba muri paradizo cyane ntabwo uzagendana n'isi yiruka kuko ibyanyu birahari nubwo twakurukana nawe buryo niho wayifata ntabwo wabifata hari ibintu abandi bari gupangira amaproje bashaka kuzageraho wowe utazapangira wa mwanya panga za project that is the time y'imitoma bya bindi bituma duhangayika ngo abantu tungana bageze kuri ibi ngibi ibyo ntabwo bihari kuko burya ntiwanabigeraho hari umuntu usungana n'undi mwanya kandi ntimubibona kimwe nta nubwo bibanezeza nta n'uwo muri bamwe mwe rero muraza guhitamo njyewe na parteneri wanjye cyangwa njyewe na sheri wanjye cyangwa njye na kope wanjye gahunda ni ugukundana akaramata urubyaro tuzaba tubitekerezaho ariko twamaze kurupangira nk'abazungu ariko kandi ntabwo rutwihutisha kuko ntabwo ari rwo rutumye duhura bitandukanye naho ushaka guhura na mugenzi we kubera ko akunda abana ashaka abana sibyo nimurangiza rero tuzabaho gutera rero kugira ngo kino kintu cyacu tukigereho neza tunisazanire yewe rero uriya iwacu iyo ibwanacyambwe mfiteyo ibi kandi ibi ngibi urabona mfiteyo hariyo inka hari ibyo kurya kandi birahari n'inzu irahari birashoboka ko ibintu ukora wabikorera ibwanacyambwe tukajya kwibera hano tukibera muri burobozi imiteka yego you just go mwabona bikunze you get married and you stay there ubwo life it's finished kurindira umunsi wo kwipfira ndabona natwe twikomereza ibintu ni amarimite dushyiraho nubwo rero ngo oya ngomba kubyara abana byibuze abahungu babiri n'abakobwa babiri uretse gato banza ushake utekereze igihe cyo kugira ngo utwite umwana wa mbere ubwacyo ntabwo uzi uko kingana trust me ntabwo uzi uko kingana kuko si wowe ushyiramo wa mwuka w'umwana harazamo imana ubwo niho hazamo imana urabanza ufate imyaka yo kwirukanka mu butayu babufunze mu nsengero mu byumba aho hose kwa muganga amafaranga si byose na mugenzi wawe kandi uvuga tubara igihe cy'inda yamaze kugaragara tutazi igihe yafatiwe byari rimwe mu kwezi ntabwo ushobora gusoma 2 mu kwezi nabwo ibyo byose uri bukore ukwezi kumwe niba byanze urarindira ukundi gutyo ntabwo uzigiye biza gutwara icyo ubwacyo kiraguhangayikije n'uwo mwanya no kumera gutyo no kugira ngo wa munsi yo ureba bya ovulations n'ibindi haba harimo umunsi umwe bavuga ko aho ngaho aribwo udashobora guhusha niyo mahirwe 90% batanga sibyo kugira ngo rero uwo munsi wowe uze kuba uri fresh na mugenzi wawe ari fresh kuri amasaha ngambwiriye target ubwayo ifisaba igihe noneho kubita abana bane oya mbere azarangira agenda akabiri umurere kandi undi ntabwo bahagaze byibuze bamurega imyaka 2 akahita agenda
iyo ubu twari ko tubara nabi wahita agenda araguma niko byiyongera kuzageza agize ya myaka hajyaho ishuri azaba nawe sibyo ubwo ngubu arahari ubwo ukongera gushaka indi myaka yo kugira ngo uzabone wa wundi wa kabiri nawe kazaza abahungu babiri n'abakobwa babiri niko ziri kwiyongera ntabwo ari by'ibwana cyane n'imyaka iri kugenda nawe uri gukura niko kubwira ngo n'imyaka na viziyo ya 2024 yagenda hari ngo noneho nukuza ngo zaza yitwaje borde ngo yango noneho ngo harimo bari kwiga muri vacances n'amakambu nabyo ni birahari kandi agomba gukina nk'abandi kandi agomba kwambara kandi agomba gukingirwa tugomba kugikura igihe cya relationship murumva atari cya kiri cy'ubuto kuko icyo gihe cy'ubuto kirangiye ibi byose mufite imbaraga zo kuba mwabicamo neza noneho mukazamukana package mwakuye hahandi akaba ituma munezererwa izo nshingano murujuje yari nyabaga muri relationship ni mukisondeke urujuje kuba uri kumwe nawe urukundo rw'uraruzura rufiringa ruri bugutungane n'ababana aho ngaho utazi ko umwe muri mwe gashobora no gupfa yego ibyo ntabwo tubitekereza ntabwo siya tubitekereza ngaho mbwira birakenewe horse je se ni utabeshye bisaba kumenya uko ukoresha ibyo ufite mu gihe ufite rwose no kugabanya icyo amabezo yayo niba ukuze rero ubwo nyine ibyo hari ibyo ukuramo icyo tuelimina kabisa hari ibintu niba bo mu ngana wenda barabyaraga muri 30, 35, 40 wowe ukaba uri muri 45 rwose ugishyize ku ruhande kuko biragoye kuba uzabona umuntu mu ngana ari gushyingira umutwerera wowe uri kugise ubyara atangiye kubona amaboko y'abana be wowe nibwo ndi konsa ngo ntabwo ngo ugiye ngo cya relationship n'igihe cyo muri relationship agiye rwose arize mva undazi ngo buriya ni igihe cyo muri relationship ubwo ni anytime najya muri relationship ego najyamo hari iyo ujyamo ibyara n'ibyo gasa yavugaga ntirengagiza ni mukuru n'andi mukuru nta bintu byawe gutya bihari ama responsibility yandi izindi zirajyayo kuko akenshi abenshi iyo bashaka kubaka urugo niyo baba bakuze mwibeshya yuko nimugera hariya bifite formule biri bugendereho nk'iy'abatoya byagendeyeho reka ntabwo bikunda ukuntu umuntu w'imyaka 25 umaze kwimarira arindira urubyaro si kuko 40 yarurindira ko mbonye ko bita biba projet note ya relationship ngomana yanjye ukikora mariage itiba projet ikiba marriage ukijya gusezerana that's a project ya mbere yibanze inaruta izindi projet zose ufite ba umuntu azaye ya approaching umuntu ari projet gusa wabikora nka projet note nyine wabashaka kugira ngo uze ujye muri rwa rugo projet avivure kandi utangire ukora bya bindi nk'abatoya kandi umukuze uzareba nta buri umuntu waza kugutereta gutyo ngana akakubwira ngo ndashaka tuzabyarana abana ngo nkunda abana benshi ngo 6 cyangwa 8 yaguri kurebya abona wowe hari wabibiye witi ariko mukabyara buri mwaka nese bamugani niba ariyo ya periode yo kudahusha zivuze bakubwira ko urumva hari umwaka dufate amezi 9 yo kugira gute yo gutwita sibyo mu gihe nabwo wasamye 3 akavaho ukabara imyaka 2 kugira ngo umwana abacuze sibyo nyibyara okay muvanzi wakagera nino ngagukomeza kubyara boni byaranye kwima muri kwa mimai kuma muri kwa imyaka 2 yashize 3 sosanti nabanyibyara oya ikibazo ntabwo byara nabanyibyara sosanti ikibazo ni gute uzabyara kandi uri muri pansiyo none zo mwana muzabirera mute ase yaje ari muzima
mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV yabateguriye. Genesis TV, the center of happiness.